Moriya. Iyo bavuga Moriya mbese wumva iki? Ndagira ngo ijambo Moriya turyumvikaneho. Umunsi umwe umugabo witwa Aburahamu yagiye gutamba umuhungu we Isaka, kandi uwo Isaka yari umwana we w'imfura ndetse n'umwana we w'abucura. Ubwo mu mvugo yihuse ni umwana w'ikinege. Imana imuhereza isezerano, iramubwira iti uwo mwana wawe mumpereze njye kumutamba. Isaka ntabwo yateye hejuru, nta n'uba warwanije se, kandi Aburahamu yarageze mu zabukuru, ariko Isaka aratuza aca bugufi ajyana na se berekeza aho hantu. Ntiyari azi umugambi wa papa we kuko se yanze kumubwiza ukuri, ahubwo aramubwiye ngo namuherekeze bajyana ahantu gutamba. Bafata ibyo batamba nangwa se bafata inkwi bazishyira ku ndogobe, kuko wari umuco wo kugira ngo bajye gutamba bafite inkwi bari bucanisha umuriro. Iyo bavuga gutamba ni ukwica, ni ugusogota, ugafata inkota nangwa se ugafata umushyo nangwa imbugita nangwa mu kinyarwanda cya kera indiga, ukayitwaza, ukaba ufite ihene nangwa inka nangwa intama nangwa irindi tungo, ukarishorera ukarijyana ukarugeza ahantu ukarizirika, ugafata cya cyuma ukagitera mu mutima. Ya maraso uko wamenekaga wabaga utambye, ukavugiraho ibyaha byawe byose, ariko wacanye n'umuriro za nyama wabaze ukazishyira ku muriro zigashya, igitambo kikaba kirakongotse. Gukongoka ni iki? Ni ugutwika ikintu kigashya bikarangira. Moriya yabaye ahantu heza Aburahamu yaje gutsindira. Aburahamu ajyana n'umuhungu we Mose barazamuka. Isaka, umuhungu we Isaka barazamuka. Bamaze kuzamuka, Isaka yibuka yuko nta ntama, nta hene, nta rindi tungo bafite. Abaza se ati se data, ko dufite ibyo gushyira ku gitambo, ko dufite inkwi, tukagira ibyo nakwita n'ibibiriti by'iki gihe, igitambo kirava he? Icyo gitambo nta wundi yari uwo muhungu, ariko sanze kumubwiza ukuri, aramubwira ati Uwiteka araza kudushakira igitambo. Bageze ku musozi bajyagaho Moriya, hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho yuko Aburahamu agomba kubwiza ukuri umuhungu we Isaka. Aramubwira ati mwana wanjye, igitambo ni weho. Umwana w'umuhungu yanze gutera hejuru, aca bugufi abwira se ati data, dore ndi umusore, mfite amaraso ya gisore, ahubwo nzirika amaboko n'amaguru uncire ku gitambo. Niba ari igihe igitambo uncire ku gicaniro. Ndabona ufite inkota, untambe niba ari byo Uwiteka agutegetse. Umwana w'umuhungu wabaye intwari mu myaka 17, 18, imyaka iryoshye y'ubusore, ariko umwana yumviye se, kandi se yari ashaje, ariko ntiyatera hejuru. Nibwo Aburahamu afashe inkota agiye kuyimutera mu mutima, marayika wo mu ijuru araza afata ikiganza cyegera mu kirere, aramubwira ati mwana wanjye Aburahamu, uranyumviye koko? Kuba wemeye yuko watamba umwana wawe umwe w'ikinege umubonye mu zabukuru, ukaba wanze gutera hejuru, ni ikimenyetso yuko urankunda kandi uranyumvira. Ahubwo reba mu gihuru urabona intama. Iyo ntama yari ivuye he? Iyo ntama aho yari ivuye nta wahamenya, na Bibiliya ntisobanura neza aho yari ivuye, ariko mu bitabo nangwa se mu bitabo bivuga komantere ya Bibiliya bivuga ko muri Arabiya Saudite hari intama nyinshi ziba zaragiye zirorongotanira mu ishyamba. Kurorongotana ni iki? Kuzimira. Izo ntama zazimiriye mu ishyamba, iyo niyo Imana yohereje aho Aburahamu aragiye gutambira umuhungu we Isaka. Nyuma yaho aho hantu bahise irihe zina? Bahise Moriya. Kuvuga Moriya nangwa iki kiganiro kigendereye iki? Kigendereye itangira ry'itorero ry'Abadivantisite muri Kentucky bavuga ikinyarwanda, izina ryabo baryita Moriya. Reka tujye noneho
ku itorero rya hano muri Kentucky. Kentucky yatangijwe n'abasore batoya n'abagabo bakeya n'abakobwa n'abadamu bakeya, bari bake cyane, nimvuga bake ubyumve. Ni mu 2021. Itorero ryasengeraga ahantu bakodeshaga urusengero narwo rw'abafurera, bagasenga bacucitse, ari abantu bakeya cyane. Ubona ari abantu koko bafite ishyaka ry'ibyamwuka, bafite imbaraga nyinshi, bagasenga kuko Kentucky yarakuraga cyane, ikazamo abaturage benshi bavuga ikinyarwanda bavuye hirya no hino, kuko Kentucky abantu bamaze kuyireba muri iyo myaka babona yuko ni ahantu heza ho guhahira. Abavuye mu yandi masiteti benshi bakimukira muri Kentucky, abari bavuye muri Texas, abari bavuye Arizona, abari bavuye za Utah, bose abenshi muri bo bimukiye muri Kentucky. No mu yandi masiteti uko ari 50 yose, ubwo harasigaye amasiteti 49, ayo yose bazaga bimukira muri Kentucky. Kandi abimukaga benshi bari Abadivantiste. Abo Badivantiste baraje biyunga ku bandi Badivantiste basengeraga mu gasengero gato k'abafurera. Nyuma y'aho itorero ryarakuze rikura nk'igisasu bateye mu kirere, kuko ryarihuse cyane. Umwaka wakurikiyeho abari abantu b'itsinda 50 barahindutse, bahinduka abantu benshi, bahinduka amajana, bahinduka 100, 200, 300, 400, 500. Baje kubahereza pasiteri wari urangije kwiga igipasiteri, kandi nawe uwo mupasiteri n'ubundi yari atuye muri Kentucky. Nawe ubwo yavaga ku mashuri aje mu kiruhuko akajya gusengera hamwe n'abandi, yabireba akagenda atwaye icyifuzo mu mutima, asengera mu mutima ati Mana uzadufashe tuzabona urusengero. Muriya yarakuze, pasiteri Shyaka aza kwimikwa mu buryo bugari, yimikwa barabonye urusengero, kuko uko bakomezaga gusenga bagendaga bashakira ahandi ho gusengera, basengera mu zindi nsengero z'andi madini. Ibintu byagaragaraga nabi, ko n'Abadivantiste benshi cyane bakodesha bishakagamo amafaranga. Wabaza ati ayo mafaranga ubundi yavaga mu mifuka yabo. Bari bafite umuhati, bari bafite imbaraga nyinshi cyane. Urusengero Imana yari yararuhaye imigisha, itorero riza gushaka urundi rusengero narwo rw'idini risenga ku cyumweru rw'Ababatisita. Nyuma yaho abayobozi bakuru mu idini rya Adventiste baje kubasura, babona koko ni itsinda rishitse, ni itsinda rifite imbaraga, barasenga neza, bafite ubushake. Nibwo pasiteri wabo bamwimitse. Nyuma yo kumwimika, pasiteri ahunda agatoki ku kandi yuko batazakomeza gusengera mu rusengero rwo gutira. Mwibuke umunyarwanda aciye umugani ati agatirano kagenza gute? Nta gatirano gahumura, ahubwo mu mvugo igaragaza agatirano ko kameze, agatirano karanuka. Si uko kanuka ngo urihumurize wumva kanuka, ahubwo nuko agatirano ntabwo ugomba kugatindana. Niyo mvugo y'uwo mugani, ntugatindane ikintu kuko utakwemera ku bantu hari umunuko umwanya munini. Pasiteri waho yakomeje kurwana ishyaka, ajyana icyifuzo mu nama nkuru rusange muri konferanse yabo iba muri Tennessee. Konferanse ni iki? Konferanse ni ubuyobozi bukuru bwa Adventiste buba buhagarariye amasiteti 5, ashobora no kurenga akaba 7. Ajya muri ubwo buyobozi ababwira yuko bakeneye urusengero rwabo, ko batagomba guhora bakodesha. Icyifuzo cyarumviswe, bagishyira ku byo bagomba kwigaho. Ubuyobozi bwaraje busanga koko ko dukwiriye urusengero rwacu, basanga koko ko turi abantu bafite ubushake, bafite umuhati mwinshi wo kugira ngo Moriya bagire urusengero rwabo. Umunsi umwe twakomeje gusenga mu mbaraga nyinshi, amasengesho menshi,
gusenga kwinshi dusengera kugira ngo tuzabone urusengero. Kera abantu bavugaga amakuru bakavuga uburyo insengero zagiye zubakwa hirya no hino mu matorero yo hirya, ibyo abadivantisite umunsi wa karindwi bakoze. Uyu munsi wa none sinkibyumva ukuntu amaturo amwe n'amwe abantu bagiye batura yagiye afasha insengero kubakwa hirya no hino abantu bakasengeramo. Nabigereranya n'uko muri Moriya nangwa se mu itorero ry'abadivantisite bo muri Kentucky barasenze, Imana yumva gusenga kwabo, Imana irabiyereka. Rwa rusengero bahoraga baririra kera bararubona, bararugura, baruguriwe n'ubuyobozi bwo hejuru bw'abadivantisite. Uyu munsi wa none abantu bageze muri 500 barasenga, bafite urusengero rwabo, ubu ntago bagikodesha. Baricaye baravuga bati rya zina twari dufite kuva kera rya Moriya, reka n'ubundi urusengero turwite Moriya, turugiriranye na hantu Aburahamu yagiye gutambira umuhungu we Isaka. Yabona icyo gikorwa kibaye akavuga ati ni Moriya. Kurwo urusengero rw'abadivantisite umunsi wa karindwi, amavuka yarwo rwo muri Kentucky. Kentucky uyu munsi iracyakura, nta nubwo iteze guhagarara. Reka twese twishimire kuza mu nzu y'Imana, kuko mu nzu y'Imana hari imigisha myinshi, hari amahoro, hari umutuzo, hari urukundo, hari umunezero, hari byinshi. Iyo uvuze Imana ukavuga mu nzu y'Imana, umva yuko ari ahantu ho kuruhukira, kandi koko niho tuya kuruhukira tugaterana n'Imana. Abantu benshi bumvaga bakeneye kumenya kuvuka kwa Moriya, nguko kuvuka kwa Moriya. Mukomeze kugira umunsi mwiza.